Anejejwe n'uyu mwanya mwiza Imana impaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Mu by'ukuri nahawe amagambo yandemerereye cyane, kandi ndagerageza kuyavuga nitonze kubera numvise ari ikintu cy'ingenzi cyane. Nifuza ko buri mutima wacumva, ndifuza ko Imana yagenderera umutima wawe kugira ngo wumve icyo Imana yavuganye n'umutima wanje. Rero ndatinze muri byinshi, reka twinjire mu ijambo. Sindi buze gutinda mu bintu byinshi cyane uyu munsi. Abakorinto ba mbere igice cya mbere turahera ku murongo wa 24. Haravuga ngo ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Tugende ku murongo wa 30. Niba hakuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Tugende mu Imigani 9 duhere ku murongo wa 4. Ati umuswa wese nagaruke hano, abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutsima wanje kandi unywe kuri vino nakangaje, mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe kandi mugendere mu nzira z'ubwenge. Amen. Murongo cya 8 aho ngaho mu Migani haravuga ngo umurongo wa 1, ntimwumva ko bwenge ashira hejuru akarangurura ijwi ry'ubuhanga, ahamagara mu mpinga y'imisozi, mu mahuriro y'inzira, mu marembo yo mu miharuro y'umurwa. Ashira hejuru ari mu bikingi by'amarembo ati yemwe bagabo nimwe mpamagara, n'abana b'abantu nibo ijwi ryanje ribwira. Yemwe mwanjije imwe nimujijuke, namwe mwabapfumwe mugira umutima usobanukiwe. Nimwumve ngiye kuvuga ibikomeye, kandi umunwa wanje ndawubumburira kuvuga ibitunganye. Amen. Aya niyo magambo nifuje ko tuza kuganiraho mu mwanya utari munini cyane. Mu by'ukuri aya magambo yamfashije cyane, andi ndagenda nyakotinga sindi buyavugeho kubera ikibazo cy'umwanya mukeya. Reka nsome irindi rimwe wenda kugira ngo byumvikane neza. Abakolosayi 2 umurongo wa 3 haravuga ngo muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Amen. Aya niyo magambo Imana yashize ku mutima nifuza ko tuganira. Ndashaka kuvuga ku kintu bita ubwenge nyakuri. Ubwenge nyakuri ni iki? Ni ryari umuntu twahamya kwaza ubwenge? Ubwenge ni iki? Iyi nkuru twasomye mu Migani mu gice cya 8 n'icya 9 ibanzirizwa n'indi nkuru y'ubuswa. Hano havugwamo ubwenge, ariko mu gice cya 7 hatangira n'inkuru y'ubuswa. Havugamo umusore Bibiliya yise ngo ni umusore utagira umutima. Ngo yagendagendaga ku kibero cy'inzu ya maraya, ngo maraya aramusanganira, ngo n'akarimi karesha aramuganiriza, aramubwira amagambo, aramubwira ngo umugabo wanje yagiye mu rugendo rwa kure azagaruka mu mboneko z'ukwezi. Aramubwira ngo none ngwino twinezeze burinde buca. Amaze kumuhamagara ngo uwo mugabo, uwo musore utagira umutima, ngo amukurikira ngo ameze nk'ikimasa kigiye kubagwa. Nukuvuga kigenda civuga kigiye mu ishyo ryaco, ariko kigiye kubagwa, kitazi ibigiteza imbere. Ngo amukurikira ngo ameze nk'inyoni ngo iguruka cyane ku muvuduko, ngo itazi ko urugendo ifashe ruyijyana mu mutego. Ngo amukurikira ngo ameze nk'umusazi ngo bagiye guhana. Nizo ngero zitatu uwo musore agereranywa n'umusazi ugenda aseka atazi ko agiye guhanwa, akagereranywa n'inyoni igurukana morale nyinshi cyane ariko itazi ko imbere hari umutego,
akagereranywa icya gatatu agereranywa n'ikimasa kigenda civuga n'imfizi igenda yivuga itazi kigiye kubagwa. Uko niko uwo musore yari ameze igihe ubwenge bwe bwamuyoboraga ku kibero cy'inzu y'amaraya. Arangije ngo aramukurikira, ageze hepfo ku gice cya 7 gisoza aravuga ngo bana banje mugire ubwenge, inzira z'uyu maraya ngo zigana mu rupfu zikajyana mu buturo bwarwo, inzira ze zijyana ikuzimu zikajyana mu buturo bw'urupfu. Arangije icyanejeje cyane n'ukuntu bino bice bikurikirana. Ageze ku gice cya 8 aravuga ngo dore bwenge arahamagara mu mpinga y'umusozi, avuga ngo yemwe mwabaswa mwe, ngo nimuze murya umutsima wo kujijuka kandi mwubaha Imana kugira ngo mubashe kubaho. Sinya ntangazwa n'ukuntu abantu bataratahura buno bwenge buva ku Mana. Yantangazwa n'igihe umuntu afite ubundi bwenge butari ubungubu bwo kumenya Imana akabwita ubwenge. Yantangazwa n'igihe umuntu yitekereje nk'umunyabwenge ataramenya Imana. Njya mbigereranya ubwenge bw'umuntu utazi Imana, njya mbibona nko kubaho ubuzima ugatekerereza. Reka ngaruke gatoya, iyo umuntu ategura ubukwe niko nyambona ubwenge bw'umuntu utazi Imana. Ni nko gutegura ubukwe ukibuka ibyo muzarya mu bukwe, ukibuka ugashaka sale y'ubukwe, ukageza igihe ugatekereza naho muzifotoreza, mwarangiza ubukwe bugatahwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Byageze igihe cyo gutwikurura ukabwira pare n'abandi bantu muri sale, ukababwira ko wibagiwe gushaka apartment aho muzaba, twibutse gufata inzu muzatahamo n'umugeni. Uko niko ubwenge bw'umuntu utazi Imana bumeze. Gutekerereza iby'ubugingo ukibagirwa iby'ubugingo buzaza ni nko gutekereza aho uzifotoreza ukibagirwa aho uzataha. Ni ubujiji bukomeye. Yavuze ngo bwenge arahamagara mu mpinga y'imisozi, yemwe mwabaswa mwe nimuze murya umutsima wo kujijuka. Yobu yabivuze neza ku gice cya 28 umurongo wa 28, we yabisobanuye neza. Aravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Paulo aravuga ngo niwe waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Yaduhindukiye uwo ngo niwe uduha kuba muri Kristo Yesu. Waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Niwe uduha kuba muri Kristo Yesu. Ni Imana iduha kuba muri Kristo Yesu. Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gutungana. Yageze naho avuga ngo byamarira umuntu iki gutunga iby'isi byose ngo niyakwa ubugingo bwe. Ngira ngo aho ni muri Mariko 8 umurongo wa 36. Yaravuze ngo byamarira umuntu iki gutunga iby'isi byose niyakwa ubugingo bwe. Byamarira iki umuntu? Naratangaye. Bibiliya hari amagambo igivuga amwe ukajya wibwira ko atamakinga sense. Ni ukuvuga muri make ukajya wumva tibyumvikana. Ibyo bintu ukumva birasa n'ikinyoma kandi ariko kuri kuzuye. Hari aho Bibiliya yavuze ngo
ngo umuntu wabyawe n'umugore wese ngo arama igihe gito cyuzuyemo umuruho agakenyuka, avuka ameze nk'uburabyo maze agacibwa ahita nk'igicucu kandi ntarama. Umuntu wabyawe n'umugore wese ngo arama igihe gito nacyo cyuzuyemo umuruho. Ushobora kutabyumva. Ushobora kuba ufite sogokuru wawe ukiriho none kandi afite imyaka irenga 100, ukibaza ngo ni kuki Bibiliya ivuze ko umuntu wese wabyawe n'umugore akenyuka. Ubwo bwo umuntu ufite imyaka 100 apfuye twasobanura gute ko yakenyutse? Ariko Bibiliya iravuga ukuri. Umuntu wese wabyawe n'umugore nta numwe urarama. Indi ivuyemwo ibikenyutse n'umusaza w'imyaka 100 apfa kenyutse. Bihuye gute? Byumvikane gute? Ni gute umuntu yabyumvikanisha ukuntu umuntu upfuye afite amezi 3 mu nda, n'upfuye afite imyaka 900, babandi bapfanye imyaka 900 n'upfanye 120, bose ni gute Bibiliya ihamya ko uwabyawe n'umugore wese arama igihe gito? Impamvu Bibiliya ivuga ko umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito ntabwo ibivuga ishingiye ku bwinshi bw'imyaka umuntu amara mu isi, ishingira ku bwinshi bw'imyaka umuntu Imana yamugeneye. Ni ukuvuga Imana yageneye umuntu kuba hiteka, iyo abayeho imyaka 100 ni nk'amatiyerisi mu kubaho k'umuntu. Mu yandi magambo, Imana ivuga kurama k'umuntu ishingiye ku iteka ryose. Ni ukuvuga iteka ryose yageneye umuntu. Niyo mpamvu iyo umuntu avuye muri ubu buzima yinjiye mu bundi buzima, Imana ibyita kubaho. Muri makeya yinjiye mu buzima, ahubwo ntavuye mu buzima, ahubwo yinjiye mu buzima avuye mu rupfu. Kandi ubwo buzima ntitubwinjiramo tubugezemo, ahubwo tubwinjiramo twinjiye muri Kristo. Bibiliya yavuze ngo ni uduha kuba muri Kristo, ngo Kristo waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gutungana. Ubwenge nyakuri ni ukumenya uwo. Paulo yarabihamije aravuga ngo ibyarinda muyanje nabihinduye igihombo, ngo ndetse mbitekereza nk'amase, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo. Kumenya Kristo nibwo bwenge. Ubu nibwo bwenge nifuje kumenya uyu munsi muvandimwe. Nta bwenge bundi bubaho butari ukumenya Kristo. Kristo agomba kuba ari uhinduka ishingiro y'ibindi byose wifuza. Numara kumumenya ibindi biza bimukurikiye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Ibindi byose tubihabwa nk'inyongezo, ariko ubutunzi ni ukumenya Kristo. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kandi Bibiliya yaduhamirije ngo ni uduha kuba muri Kristo. Uwo Kristo ngo niwe waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gutungana. Bwenge arahamagara mu mpinga y'umusozi, abaswa n'abatindi mwese nimuze. Nimuze murya umutsima wo kujijuka, mwubaha Imana kugira ngo mubeho. Niyo wahabwa iby'isi byose. Hari abantu ndimo kubona bari mu kuvuga amakuru ya cheke Trump ngo agiye guha abantu, ukabona igihugu cya Amerika kirimo giha abantu bavuga cheke, ukagira ngo none barenda nko kuririmba, bakavuga amakuru y'amafaranga bagiye guhabwa. Niyo bataguha iriya cheke, bagafata ingengo y'igihugu cya Amerika bakayiguha, niba nta Kristo ntacyo bikumariye. Ubutunzi nyakuri bumwe. Iyi Mana wayibwira ngo idukorere urutonde rw'abakire, twatangazwa nuko abakire tuzi nk'abakire bari ku isonga biswa batindi nyakurya. Tugatangazwa nuko hari abantu bameze nk'abatindi nyakurya. Nyakujya niba ari nyakujya sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda.
babandi dutekereza nk'abakene baruta abandi, tugatangazwa n'uko Imana ari bishize ku rutonde rw'imbere kurusha abandi, ikavuga ko aribo baherwe. Kubera iki? Ubutunzi bwacu, ubutunzi bukomeye umuntu atunga ni ugukingurira umutima we Kristo akawuyobora. Iyo umaze kwakira ibyo, ibindi byose bikuzaho biza nk'inyongezo, ariko wamaze gushikira ubutunzi. Nyambwira abantu ngo gushaka iby'Imana itanga utarashaka Imana ibitanga bisa no kujya mu isoko ugasaba inyongezo nta kintu uragura, bahita babona ko nta bwenge bukuri mu mutima cyangwa mu mutwe. Bavandimwe, ubu nibwo bwenge, ubu nibwo bwenge nuko tumenya Kristo. Ubu nibwo bwenge nyakuri nuko dutahura icyo Kristo yakoze ku buzima bwacu. Ubwenge nyakuri ni ukumwizera. Ubwenge nyakuri ni ukumenya niwe shingiro, niwe shingiro ry'ubwenge, niwe shingiro ry'ubwenge. Bibiliya yatwongeyemo n'ibindi byinshi kandi binejeje. Niwe shingiro ry'ubwenge no gukiranuka no kwezwa no gutungana. Bwenge arahamagara mu mpinga y'imisozi, yemwe mwabaswa mwe nimuze mujijuke. Byamarira umuntu iki kubaho ubuzima bunejeje? Byamarira umuntu iki kubaho mu buzima bunejeje none akibagirwa hazaba iteka ryose? Ubwo bwenge bwaba bufite imibare imeze gute? Umuntu gutekerereza imyaka 70 akibagirwa gutekerereza aho azaba iteka ryose. Ubwenge bwaba bufite irihe shingiro? Umuntu atekereje aho azifotoreza akibagirwa aho azatura. Ubwenge bwaba bufite irihe shingiro? Umuntu atekereje aho atura mu isi akibagirwa aho azatura iteka ryose nyuma y'ubuzima. Bavandimwe, ubwenge nyakuri butangirana no kumenya Imana. Ubwenge nyakuri butangirana no kumenya Imana. Ibitari ukumenya Imana ni ubujiji, ni ubujiji, ni ubujiji bubitse mu ntiti. Ni ubuswa bubitse mu bitwa intiti zinaha. Ngiye gusoza. Bibiliya yatubwiye ngo ibyari indamu yanje mu Filipi 3:7. Byari indamu yanje. Paulo yarabihamije, yari umunyabwenge, arangije akora ibintu bitandukanye nk'umunyabwenge bw'isi. Bukeye amaze guhura n'Imana, amaze gushikira Kristo mu buzima bwe, Kristo amaze kwinjira mu bugingo bwe, aravuga ngo ibyari indamu yanje. Ibyo najyaga ntekereza ko ari ubwenge byahindutse ubuswa. Muvandimwe wanje, ugize amahirwe yo kumva ibi ngibi, ushobora kuba hari ibyo wise ubwenge bitari ubwenge, ari ubuswa. Ariko Paulo arakubwiye impamvu Paulo avuze ibi ngibi ni ukugira ngo utazongera kubigira ishingiro ejo ukazarimbuka, kandi warahawe amahirwe yo kumva ibi ngibi uyu munsi. Muvandimwe, hindukira, inzira zawe zoye kukujyana nk'iza wa musore w'umuswa, ahubwo hindukira. Bwenge arahamagara ngo garukiraho, ngwino urya umutsima wo kujijuka. Kandi Bibiliya Yesu yarabihamije, aravuga ngo nije mutsima wamanutse uva mu ijuru, nije mutsima wamanutse uva mu ijuru. Ngwino urya umutsima wo kujijuka, ugira ubwenge kugira ngo ubashe kubaho. Imana Data ibaha umugisha. Amen. Mana, ndagushimiye kubw'aka kanya keza umpaye ngunganire n'ubwoko bwawe. Ndagushimiye kubwira ijambo. Mana, ndasabira buri mutima kugira ngo ufashe kujijuka Mwami. Twabonye abantu benshi wahaye imbaraga zikomeye, bakora iby'ubutwari, ariko ubuzima bwabo busoza nabi kubera ko batamenye ibanga cyangwa ubwenge nyakuri ko ari kukumenya. Mana, waravuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, ugufite Kristo ni ufite ubugingo. Ndakwinginze ngo reka ubwenge nyakuri ari bwo kukumenya Mana butahe mu mutima wa mwene data wumvise iri jambo wese. Mana, uyu munsi ahindura imitekerereze ye, aguhindukirire Mwami, amenye ko ari wowe nyir'ubwenge no kujijuka kose, amenye ko utagufite abadafite ubwenge nyakuri. Icyubahiro kibi cyawe Mwami, mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Amen. Murakoze bavandimwe, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo ngusabe numara kumva iri jambo uryoherereze mugenzi wawe kugira ngo atahure ubwenge nyakuri buhesha ubugingo kwa rukumenya Kristo. Imana
ibaha umugisha. Amen.